Wambaye icyo sugiye njye mu masengesho njye abaterano dufite abaterano ku rusengero y'abadamu shitsi nambaye neza nta kintu bitwaye wambaye neza hari ubwo rubusa kwambara ibara rimwe se ubundi niyo dress code tugomba kwambara ibara rimwe ryane sinabona biswe byo wambara ubusa oya ntaho nyambwa uzi ko cyumwe ngaruga ari ubusa nyine nuko ushobora kumbwira ngo nyine ahubwo icyo akisetsa abagore mwambara ubusa mu bizi ko mwambara imbere nguri kubona ngo harimo akantu kagufi hari ubwo gakabije ntacyo bitwaye kabisa ni byakira ko okay ibyo se bije bite byo kugenda uyu munsi bije bite byo kugenda uyu munsi cyo kugenda uyu munsi se wagira ngo bigende guteze ako se nkubaze iminsi yose nzakora n'umunsi nire mu rugo nagushaka kwirirwana baje tukwirirwana uko ngiye gusenga ni ikibazo ikibazo ntabwo amasengesho ntangiye kuyapinga n'icyo ageze na muri urugo ntabwo ngiye gupinga amasengesho yawe ahubwo se we turebe kuwa mbere mba nagiye nkabona umunsi umwe mu cyumweru njye se nzakubona ryari ngenda kuwa mbere nawe ujya gusenga kuwa kabiri nkagenda nawe ujya gusenga n'umunsi mbonye kwirirwana ntabwo kwirirwa hano gusa waretse nkasenga gusenga kwanjye bigutwaye iki no kubaka kuko ubume kukigafite nuko njyaye no kuba ubuzima n'ibyo ukora byose bikunda nuko njya kugusenga amasengesho ndayemera nayaha agaciro sheri nzi n'inyungu ziva mu gusenga hari n'ibyongera kubera ko mfite umugore usenga simbyanze pe sinakubuza gusenga ariko nanjye mba ngukeneye nk'umugabo wawe nabyumvishe nyine utangiye guhangana n'Imana ngaho mva ukuntu noneho utangiye kumvugira ngiye kugenda rero ngiye kugenda ntabwo nirirwana ugiye kugenda se ufite gahunda yo kugenda Imana ndashaka kurya niba nshaka kurya neza uyu munsi sivre niba nshaka kurya neza ushaka kurya neza wahise bakabigutekera ibyo ushaka kurya ibintu nshaka kurya ntabwo uyu mukobwa yabishobora nkumbuye ipirawu nshaka kurya umuceri kabisa nkumva ko ndiye umuceri n'agasalade kameze neza kandi uyu mukobwa uri aha ngaho umuceri umeze nka wagira ngo ni igikoma ntabyo nakurira nta kibazo ngenda ibyo nta kintu bintwaye rwose ibyo ushaka kurya byose ahubwo njye hari ahantu nakurangira akaresitora keza bazi guteka neza hariya hepfo hariya hepfo hari akaresitora keza cyane bateka ipirawu nziza bateka ibintu biryoshye Imana yanjye hariyo umuhungu witwa Musa ndaje nkohereze hano kwa Musa Musa n'umunyarwanda ntabwo naryayo ni ukuri ko Imana bagira ipirawu nziza ngenza ahantu ndi bujye kurya ndeka urahazi ibyo so wabishyizeho nka nkabitwara ntabwo ngombwa ngo n'ibisokozo bitwara igisokozo bigiye umusatsi upfa ukihenge ku gasokozo ahubwo kiriya nicyo ngiye gusiga telefone yanjye nashyize rero Imana sheri nakerewe rero bayi ubwo turasubira ndagusengera umunsi mwiza ubu ni ukurya resitora nk'umusiribateri ufite umugore ibintu byateye byo gusenga nzaba mbarirwa sibyo runambabarira ndagusabye mbabarira umfashe iyi minsi mbabarira uyimara ahangana uko Imana urabizi ko nta mukozi mfite umukozi wanjye yaragiye kandi mfite gahunda nyinshi cyane muri iki cyumweru sibyo ikintu cyose ushaka niba ikintu ushaka cyose uzambabarira amande yose uzashaka uzayanje ariko iminsi tuyimaranye si aho mbyumva nk'ijana ku ijana sibyo ari ibyo ubwiriza ndagusabye mbabarira iyi minsi yose tuyimarana ahangaha mbabarira umfashe mbashe kwikorera utugahunda twanjye twose
ibi bintu nibirangira umva icyo uzashaka uzakinsabe nanjye nushaka uzambwira uti keke ndashaka iki nkorera iki ewana nzabikora kabisa ntari bimbwira tu sibyo rero ikintu ugiye kugusaba uyu munsi wose ewana ndi bize cyane kandi umugabo wanjye umunsi arirwa ahangaha ndagusabye umfashe turamfasha gute mbabarire umutekere akunda kurya neza akunda ibiryo byiza uriya mugabo akunda ibiryo byiza pe kandi nuteka ntabwo akunda umunyu mwinshi ushyiremo akunyu karinganiye amavuta ntabwo akunda amavuta ntabwo akunda ibintu by'ibirungo byinshi umbabarire ndagusabye rero umbabarire ibintu binkoreye neza yego twagenda nihahire nitwo ndateka nyine tubuta oya ibintu bimwe na bimwe hari umuntu uze muri firigo byinshi birahari byose uze kurira byose birimo ibyo uri bukenere hafi ya byose birimo bikumva hanyuma usura mutekera ikira turiyeranja ntabwo twabibura okay nabibura nugira n'ikibazo cyo kumpamagara hanyuma ikindi umbabarire ejo afite akazi kandi imyenda ye tugomba kuba ngenda atabwije wari ufata imyenda ye yose hari imyenda ntashyize hari ku buriri yose uyimfatire uyinterere pasi umbabarire umucunga agiye nk'ahantu gutya yibese uyinyurizaho vuba aze kugira ngo ninjye wayiteye ibyo bintu byose ngo ubuzamiki aze kugira ngo ninjye waduteyeho umbabarire utunterere pasi utuntu twose tukire ku murongo inkweto z'imanagura amasogisi yampangire buri kantu kose ku kandi ewana runa nanjye ibyo bintu nubinkora neza akakumweru kagashira undwanyewe nanjye ikintu nakubwiye ngo ikintu cyose ushaka ndi kumwe nawe awe humura none se ahubwo mbwira tukubare mu bari burya no saa sita oya ntimumbare njye ntabwo njya hano kuko dufite umumama wabyaye turi bujye gusura aho ngaho urabyumva ntabwo twajya gusura abantu ngo tuve tutariye dufite amateraniro ku rusengero iyo dusoje gusenga byose birangiye turiyakira hari ukuntu twiyakiramo nyuma rero urumva njye ntabwo mwambara mwebwe muteka ibyanyu uteka ibiryo bishira kugira ngo utaza kwangirika urabona hano nta wundi muntu ufite wabirya hanyuma ngiye ntimumbare ubwo ikindi kibazo zo kugira uze kumbaza okay ntarebe ndateka ibyacu gusa wowe wiyiteho gusa ugira umunsi mwiza ndagutegereje don't worry yubakire yumva humu suruba arakuvamo ntabwo ibyo bintu urabigukora sawa kambyiteho Keke baby chérie frère waramutse Nora oui bitese ni byiza umeze ute uje neza numvise urwamagara keke naho hari yagiye mu masengesho aho suriya yaraje ryarisi ndakeka yaje bwijemo gake ariko ushobora ko ari wasinziriye ejo navuye hano nigira ahantu mura n'abagabo turisangira naje narangiye bitaryama ndasinzira yaje nsinziriye agiye none yiryamye aje mu masengesho yego suriya we noneho ariko bagira ngo ashaka kuba pasiteri oya numvise ngo umugore wabyaye bari busure ukirenze kuri ibyo ngibyo bafite amateraniro nyuma yaho umugore bari busure sura ni UNICEF ni HCR uko buri munsi uri kumva hora yagiye yatasiye umugore ngo warwaye ngasura wabyaye ngo yagiye muri serire ngo yava muri serire ngo amasengesho y'abagore ngo umugore w'abakobwa uskora umugore atakibonekana yewe niko gusiga bimera ari kwihangana ahubwo basigaje kuzamugira pasiteri nababwira iki dore nibajya bimika umugore watimitse ubugabo ushatse kuvuga iki niba pasiteri na pasiteri ndibaze rero urugabo n'abaye pasiteri ntabwo byavamo kabisa uri kutubwiriza oya nemera Imana nanakizwa n'ubu ndanakijijwe n'uko wenda ari ukuntu bijya bigenda ariko ntabwo ngiye n'aba pasiteri aho uzamubare ako si umugore none se ko nshonje uramfasha iki ndashaka kurya akaboyiro boyiro urasugira ngo boyiro nzi uburyo bayiteka akora nawe uzi ko uri umukobwa w'inkumi ntuzi uzi ko uzarongorwa ejo bundi wowe rero ko yabyo rizi uzi guteka iki se ubundi mu buzima busanzwe cyakoze ntashobora nk'umuceri abasinzi ntabwo bajya bashobora mu gitondo ntabwo barya imiceri ariko nari wambwira uburyo bayiteka akama briefing ubundi nkagenda nkabikora boyiro ni ukugenda ukagura inyama zitogosheje nyine agasosi nka umufa zitogosheje ukazishyira mu mazi gusa ugatogosa se kamwereke ugenda ugura inyama ngiye nzitekere hari amafaranga asize cyane yaguye oya kandi rero niba hari amafaranga ashobora kuba yansigiye mu gikoni naribi
wowe zigure ungurire inyanya lakini ibyo nyumva binahari bibaye bibaze urebe inyanya unkatira inyanya igitunguru poivro karoti ibindi ndabyishiriramo okay uri bumfasha kagiye kubikora ibyo byoroshye ndabigukorera kabisa nari bibaye nawe byarangiye ubure kwiga gutekera abagabo n'urongorwa se nk'umeze nkanjye aha zashaka umukozi abakozi nyine Eruka. Rupewe umeze ute? Meze bon. Ndakubona ku kirahure cy'amazi. Ahora n'iki mwana wanje? Fora mvuye. Fora mvuye. Kusa neza se. Umva reragiye mu mujyi narebye umva. Sanga ukuntu wambara rwose bidakwiriye umugabo nkawe. Twe tuntu wambara tugufunze. Ndagera yera ndakurobanurira nahaguruka birebere. Kagira inkuru rero. Katurebe. Try it. Unavuka jininisha. No, I'm not joking. It's not only that. Nje uvuye guhahira se? Cyane. Korasha. Undi umugore ni nkawe kabisa. Ese kandi. Ese kandi no waheye. Ngo umuretse. Bantu urebe. Oh bo. None se kutambajije wabwiye n'iki uko nambara ngiye ni size zanyu wabwiye n'iki? Bise nagomba nkurira ntago twirirwana. Ubwo ni ngombwa ngo mubaze. Mazenze kiremo ne. Wowe rero ndabizi kuri bukikundi. Ubundi rero niwe werekwa n'abandi sinzi ibyo waba ari. Kuko urumva iryo yerekwa ryamitaho. Karabaye. Yose. Siko nanda yanjye igiyemo. Kubona ukuntu yo kurera inzizi kubereye. None se kushoto wese Ubwo nyine nawe uribwiriza. Ubwo se uri umwana. akari fresh karamwiri But twese turi bugukwira I know your size just now. hey Subona. ureba zana kandi turebe Turi hano. Basi turaha. Try that. ariko ni cagu tiyo Ngenye. ni cagu tudushaka twose niso Batubanye ariko. Twamenze utatureba gutyo. kashite ndaziguhaye ni keke so gwa amafaranga Oya. wibwirije uravana wagenda mu mujyi kumurira Ubwo gofre umbona ute? Urumva ari ngombwa ngo ujye kubwira sister. usiko nsigaye nambara imipira ikamukonda uti Se sinabibona. Reba nk'iki nambaye ikintu cyo kinini mfite cyo kwambara ngo wagira ngo niribaye Reka. Na mpamvu y'amaribaya Rebera byakemutse. umva manimera ya mugura akantu Ndi niwe wanjye. Ndiwe nauraka. Aho korogere kuri. cyongurira akantu ngiye Dukeneye ni pasi. mbwira runa ndeseriye 0.8 Reka rwo burari 5 mhm 28 mhm 98 mhm 0 0 tamwatsasha Erega niwe mba mbura. Nyakiriza. yanaje Si wumva se? Nibisidirirwa ndi guseka. mukuri nta mbunda nifite wo kwambara umuza akantu kamuze ku mutima Umurayi. siko maze kuba inkumi Ego ku cyane. Urakujije. umva siko shimye se basumaye imyenda byari byanshanze turarya iki Yesu yinjiye no guteka we. Nazizindukiye mu mujyi none natinzeyo. nabiryo biri musana Oya nta biryo rupe birimo no muri fridge nabyo nabitse. Nta biryo dufite.
nabyibagiwe usinze n'ikintu nakora nyine. Ndetse imyenda yanjye. Your property. Ngende nk'ipime. Subabimeshaje kugira utansapamo kamwe se. Ubundi bavuga ngo byaba, Je numvaga nyine umuntu yabanza akayimisa kanatse. Mbabarira runa mbabariza. Genda shya. Aha ubu ugiye kuba nk'abana bagurira imyenda kuri Noheli. Mbabarira. Nubwo waraye. Mbwira se turyikize. Shara ngo mbize nanjye gashonje pe. Samana kweye. Ntabwo bitekereza umbwire. Reka mwereke rero. Atwigira mu kabari. Je ndimo nkumbe n'akantu kokeje. Angaho guri kuntindira. Tugende? Tugende nari. Shiramo kenda. Cyangwa nibombera guje simbi. Oya karakamhindure. Shiramo akantu. Nanjye ngende nkubitamo tutwenda twosumaye. Noneho tugende. Nari. Turaba duteka nijoro wenda mwene wanyu. Yaravuye kudusabira. Yaravuye twigende. Runa. Ariko ndashimye. Nukuri. God bless you. Thank you. Ambara vuba vuba ubundi tugende. Kamera vuba nk'akazi. Sawa. Akono buryo zikuberwa. Ego se. Bano ukuntu berewe. Ego kono mpagara babiri byoroheje. Urasa neza kabisa. Thank you. Baraje abasinzi bagire ngo rero ngo ni icyana sohokanye batazi ko ari umukobwa wanjye. Nose bitwaye iki? Nta bitwaye iki. Ese uri umugabo wa famille? Umugabo wa famille se ndi umugabo wanjye ndi umugabo wa mukuru wawe. Umwe. Ntacyo bitwaye. Tugende. Ni funguzo hali ahubwo. Dahaze sinoriye. Umva dahaze pe yo namo kari akave. Ari guturika. Ibyo byonyine. Ngiye mba nzahanu mbazi guteka neza we. Ako bazi guteka neza wabonye. Aranje uziko ariya kara kabari nkamazemo imyaka nka 12. Yawe ni 12 koko niyo mpamvu no hano bazi guteka bya hatari. Nahakunze ni heza. Uri ikibazo cyo guhaga. Singira ubonebwe. Ntago byabura. No kuva wicara ryo bari. Ndumva nazo ukuntu meze kabisa. Yego. Cyakora none kamubwira ikintu kimwe. Warakoze kuza kuba hano. Uzi ko waje hano irungura igahunga hakaza umucyo nkongera kumva nyine mbaye umuntu. Erega rikamubwira mbere nyine hano ndi kumwe na Kiki. Urumva twari hano turi batatu n'umukozi. Mukuru wawe yagiye gusenga ushaka kumuhana n'umunsi n'umwe. Noneho rero ntacyo naganira nagiye n'umukozi. Nimba ndiri hano wenda nagiye ku kazi. Ubwo nukuza nkareba televiziyo namara kuri televiziyo ngasubira mu cyumba ngakaraba nkaryama rimwe na rimwe ngaje kunywa n'amabyeri ntateguye kubera iki kwanga kuguma mu rugo n'umukozi. Ejo hatazabasuye umugore wirwana n'umukozi mu rugo nubwo none rigana na murumuna w'umugore byose ari kimwe. Uri kubyumva? Eba ariko ahantu waziye nyine. Aha byihorere nanjye rabyungukiyemo. Wowe se wabyungukiyemo gute? Sigaye meze neza ameze nk'icyana cy'inyoni. I like it. Akira bitwaye. Shani hatari kabisa. Ni hatari ariko nukuri ni byiza nyere kuba abantu ari babiri. Utumvira ubungu utumvira wenyine. Ngiye ndabyishimiye. Kandi ubabona uzava hano. Uzava kera cyane. Byihorere. Nagomba cyane kubyegereza umutima. Ibiki se ushaka kugeza umutima? Nacyo. Nukuri ngiye nsigaye numva nyine iyo turi kumwe nta cyuho mba numva. Nyine mba numva nuzuye. Ni nkuko Keke yaba ari muri urugo. Byihorere nawe bibara nabyo mvuze. Babarira. Kambyigumanije. Ufite ibintu urimo uramisha we peti. Ega ibintu byose ntabwo bivugwa. Okay. Ntabwo ibintu byose bivugwa rwose. Mwari ibintu umuntu abatahindura. Like nkuko bubwiye ko nyine nagiye ndi hano barishimye ariko ntabwo bashaka kubyegereza umutima. Nta kibazo. Ngo pera ngo bashaka kubyegereza umutima ngo bigire ibintu.
ntakundi gusa warakoze nzaguhemba umunsi umwe wowe se urabona mba ntarabyungukiye mu mumu yanjye biriho amafaranga ufungura igipensi nta bindi bitekerezo ko nta mafaranga utsokana buri munsi nta rugo uba mfite we ariko nawe rero iminsi umaze hano yego uri ibintu byahindutse usigaye ndya ntigiye gupfira mu maresitora natangiye n'ubu ngiye kujya nambara nongeye kwambara neza mabuja wanjye urongera uzareba ashaka kuza mu gitondo iminsi 3 ariko reka nuko umuntu abihangana atazi gutongana nese sari burari mu masengesho arara mu masengesho no munsi arara yo pe yatari ahubwo uranyibukije navuye mu buriri bwanjye uko bwakabaye sindasasa kuva nabyuka kuva nakaraba uko wavuyemo ngiye kugusaba akantu kamwe wambabariye ukansasira ntabwo nashyira muri mwize kuri ejo naburaye mu muryango mudasashe baso ndambure yishuka gusunkeho n'udusego ubundi ngende mbugwemo ntabwo nabyanga umugabo wa sister nta kibazo ujye musasire uryame nanjye kuryama nanjye ndumva naniwe mfata neza peti inka zanjye nabahaye ngomba uri kuzigaruza ngomba kuzigaruza ariko nakoye umugore umwe ntabwo akoye babiri ntabwo ari babiri nta kibazo bitamubwira ndaniza sawa Runagira vuba yego ngiye gusoza yarayaga sonde ibi ni byo umpembye koko mani ibi ni byo umpembye koko igitondo mbyuka amajoro ndara amanywa nirwa byose ndi imbere yawe iki ni cyo gihembo umpembye Runa nawe koko nawe nizeraga nawe murumuna wanjye nibi ngibi unkoreye akumana koko nagucumuye hiki ubu mana kweri sorry for what Runa kweri nawe umuntu tuvukana muri umuna wanjye umuvandimwe wanjye
n'umugabo wanjye mu cyumba mu buriri bumwe. Agenda hari. Sorry yikize. Wowe urifata ukaryama n'umugabo wanjye. Sorry. Ibi ni byo nagusabye kumfasha. Nibwira gusabye kumfasha. Sorry. Ndakura. Urambaza iki? Urambona kwanza nawe ujya hanga. Wandaya reka nkubwire. Nta soni. Icazwa hanga hasi urajya hehe? Urahaguruka ujya hehe? Waretse ufite icyo kibazo. Ndeke iki? Ese urumva nta n'isoni ufite? Nta kibazo ufite cyo mu mutwe? Nta kibazo ufite cyo mu mutwe? Umuntu w'umugabo nkawe. Winsomera imbere y'umwana utambuka ujya mu cyumba. Ese twabona koze iki? Hakoruka. Ufite ikihe kibazo? Ufite ikihe kibazo? Akoze twahabaye iki? Habaye iki iniki kitabaye? Umuntu w'umugabo nkawe. Urifata ukajya mu buriri kweri neza ukaryamana na murumuna wanjye. Mu buriri mu gitanda kimwe. Akayica ariko. Ubundi kunsomera ibi byose nakoze iki? Ningagufasha kujyana mu cyumba nuramukobwa. Nagufasha kujyana mu cyumba. Ndarabirambiwe none. Urambiwe iki? Urambiwe iki wandaya? Urambiwe iki umuntu w'indaya gusa umugabo mubi? Ntunyita indaya. Uriyo. Imyaka twabweze ubona njya mu ndaya. Wambonye kanganya mu ndaya ngiye. Sinkubonye. Ntago nkufashe. Ibi nari nzi ko byo wabikora. Yandyamye iruhande ariko nta kintu cyabayeho. Kubyumva. Ubundi si byose samba kosa yawe. Amakosa yanjye nakoze iki? Nakoze iki? So niwe nawe uneza abadayimoni. Aba wirirwa birukana hara mu rusengero aho bagiye, aho bagiye mu misozi cyangwa bajya mu butayu bose baza muri iyi nzu. Gutu ushaka kwifata ukavanga kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu utarataha. Wagiye mu rusengero. Keke udatuma ngiye rwose ntundi no kunshinja ibyaha. Nicyo nakora n'Imana ibirebe. Naba nabaye munyantege nkeya ariko ntabwo nagambiriye ngiye kuguca inyuma. Ntubuneje Satani. Tuvugishije ukuri. Meruka ibiryo byawe hano muri urugo ryari. Meruka kurya ryari hano watetse. Mbwiza igihe ngemerwa ngo ndi ibiryo byatetswe n'umugore. Meruka icyayi cyawe muri urugo ryari. Ngeze naho none nsigaye nambara n'imyenda ikansaziraho nabura n'umwanya wo kujya kuyigura ngagurirwa imyenda n'abana utanangurira umwenda. Utazi niba umugabo afite umwenda wo kwambara, utazi umugabo nimba afite ubwo suri kumbwira ngo ngwiki. Ntabwo simvuze ko ndi mukuri. Imana imbabare nawe mbabare. Ariko niwe byose wabinije woneje Satani. Bafashe urugura runjugunyira, wiri wagiye gusenga, uba wagiye. Ubwo nanjye uzanyishira mu mugongo meke unjyane mu rusengero. Sugira ngo se muri iki. Ntabwo nabigambire rwose umbabarire. Ndagusaba imbabazi. Mbabarire kabisa. Wowe ni wanyumva. Wowe ni wanyumva. Ko narwo uburenganzira bwo kujya gusenga, nabwo uburenganzira bwo guta urugo. Utaha naryama. Iyo utagiye gusura abarwayi kwa muganga ngo wagiye muri serire, ngo wagiye muri groupe, ngo wagiye mu giterane cy'abakobwa, ngo wagiye mu giterane cy'abamama, cyakora icyuzi nukugura amakanzu za dress code zose zo muri Kigali uzi kuzubahiriza. Akusenye nzabaho neza. Ku buryo wagenda ukajya mu buriri na murumuna wanjye mukaryamana mu gitanda kimwe. Okay, amakosa ndayumva pe narayakoze. Nabaye indangara ariko se nabi indangara biguheza uburenganzira bwo gukora nk'ibyo ngibyo. Murumuna wanjye byibuze nubwo ntari iki kintu ushaka kugeza agaciro ngo cyumve. Murumuna wanjye Nusikari we tubana keke. Wagira ngo se ntabwo sindi kurata amakosa yanjye. None se nge mu ndaya ko nigeze ngura indaya kuva navuka. Ahubwo Imana ishimwe ko ntatari mu mukozi none ho mu rugo.
mbabarira pe, mbabarira niwe wanshingiye, runa niwe umenya, runa niwe ungaburira, runa niwe umenya imyenda nambara, runa niwe umenya ikintu cyose cy'uru rugo. Ubwo se ubundi runa hatari umugore ni hehe? Cyakora icyo umurusha uri umugore w'isezerano, ariko nturi umugore w'urugo, nturi umugore w'umutima, uri umugore w'amasengesho n'urusengero. Ubwo itorero niryo ryakurongoye, njye wakurongoye sinkubona, ndongoye rero uwo ntemerewe. Ese ubwo uragira ngo nkore iki? Mbabarira, ntabwo bizongera nyine, mbabara nanjye ushakira umwanya, ndi umuntu nahinduka. Ariko nta kintu cyabaye, twaraye dusohotse, tuvuye gusohoka, sinzi ukuntu agiye kunsasira, ngeze ku buriri menya nahaguye nawe ahita agwa aho ngaho. Yari yanyweye ibintu atamenyere, ntabwo twaryamanye, umubiri wanjye niba uzi no kubipima uvuge ngo ubipime. Nta kintu cyatubayeho. Ariko nakubeshye numvaga nyine biri hafi yo kuba cyangwa yo kuzaba.